amakosa sinabibona kuko ndamukunda cyane Keza butanzajya mbagukubitira bose oya sheri nuzanshyigikire mu makosa kandi biri seri gusa aho kuza untuka ibyiza wambwira ngo wayazukanyandikira ukambwira ngo se Keza ko nabonye bino bintu first of all nibyo cyangwa sibyo ese nimba ari byo wabitewe n'iki ese nimba atari byo kubera icyo abantu nyine bimeze gutya na gutya yo reka nyine tukaganira nimba ari n'inama ungira ukayingira nta nama iba mu bitutsi nta nama iba mu gutukana yaba ari ngiye muza mugatuka yaba ari undi mugenda mugatuka yaba ari inde nukuri naga ari byiza because I love you so much. I love you too. Drip sana. My beautiful baby girl tetara hangaha. I love this girl. For real. I love this girl. Dukumbuye short movie kuri channel ya muyango muziyunga ryari. I don't have a problem kuri wiwe. We naramuka yumva twavugana. I'm okay with it. Ndakwandikira hese ko mbona ntabikoze bikanga please kuri IG na kuri DM ujya muri DM uranyandikira biraza garagaza iyo sura baby kayakunda kurya iki kayakunda mu biryo akunda spaghetti agakunda n'akawunga we adide noko kai nyine like there's a time twamuhaye akawunga n'inyama arabirya arabikunda turumirwa nuko rero ngubu nyine dusigaye dukunda kuba twabimuha ko twabonye abikunda I love you too man teta nta buryarya burimo ngewe hanganda bivuze ndakunda man ukumva yo uyu teta man mujye mumureba nyine mwire aratandukanye she's a different ntabwo nshaka kumuvugaho ibintu byinshi cyane ariko man she's my guy noneho reka rero mbabwire muze muri kubona inuza na pininze ahanga sha muze muyifollowing pe nukuri mureke kuvuga amagambo gusa tuda following muze following iyi mam_preneur 250 nukuri mugende muyifollowing ubundi mugaruke kuba turi kumwanga mutari mwa following iyi staff nago mbisi kabisa nago turi kugendanamo neza kandi murabizi ko mbakunda kandi murabizi ko nago nshaka kuza kuvuga ibintu by'ubusange imbere yanyu impamvu ndi kubabwira muyifollowing nukubera ko there's something we are cooking urikumva so kandi cyiza ibintu byiza ibintu bifitiye umumaro ibintu bifitiye abanyarwanda umumaro ibintu bifitiye abadamu umumaro ibintu bifitiye abana umumaro so please unyongera uduheti ya single mom unyongera uduheti ya single mom urongera uduheti ya single sha nago bino mbisobanukiye ongera wandike sweetheart we na Trina bimeze gute bimeze neza ese we why can you imagine that question ndumva bise bindungura bikanansetsa ukuri Good is okay, we're good. Hi Keza, comment va ton petit prince? Nabonye karakuze shariri narakwanze wowe nubwo ugira umutima mwiza uri umumama mwiza ariko ikintu nakwangiye uraza mu Rwanda simenye ukuntu wagiye. Amakuru ya muyango shabambe nago nyaza ariko mba mbona ku maposta ameze neza nkuko namwe muyabona. Subu namenya amakuru y'umuntu tutabana gute mutambeshya ubundi. Namwe ako shama nago muri abana beza kweki mutari abana beza shadori undi muntu nawe ugira umutima mwiza like umuntu uri kuri nguyu riri pupe like she's a good mom ongera udueti yuriya musingo mama natihari nuko muza gufollowinga iyi Instagram page na pininze hano yitwa mam_preneur so turaza kubamenyesha ibyayo turaza kubabwira ibyayo bimfitiye inyungu bifitiye abanyarwanda umumaro bifitiye abamama umumaro bifitiye abana umumaro bifitiye abapapa umumaro nukuri umva umuntu mukeneye umva reka mbabwire umuntu utazasupportinga iyi page at least yisupporting ku following sibyo mane ubu ngubu no ku following ikintu kweri tujye tugira
kandi ku bintu twese nk'abanyarwanda bizatugirira umumaro. Please go and follow this page mam_pleno. Go and follow. Nzikosora, it's okay mami, it's okay. Nuko mba nkanyujijemo ariko I know ko nta mutima mubi bambi. I know. Ndakunda shu, thank you. Muhanga ryari shu, we love you. Ariko wezwe nkumbuye Muhanga wana. Usi urwego ndimo busy nzajyayo ryasha mba. Nzajyayo nko mu kwa 8 kurangira kubera ko I'm very busy pe. Wowe na trainer mba mbona muberanye muri abasirimu cyane se byakunda ko mwongera mugahuza. Thanks. Turahuza kubera ko we are parents, so to our son turahuza, we are fine. Iyi page kora ibijyanye n'iki. Just ndagira ngo Doriane ndagiye mubanze mu following, ubundi ngewe nimara kubona ko mumaze kuyifollowinga muri benshi adeni nze mbabwire ibintu byayo ukuntu bimeze. Gusa kuyifollowinga ni byiza cyane kubera ko uzamenyera byinshi, uzamenyeramo ibintu byinshi bizafasha abantu benshi. Ntago ari ibintu by'umuntu umwe, si ibintu by'abantu babiri, si ibintu by'abantu 100, si ibintu by'abantu 1000, ni ibintu by'abanyarwanda kandi twese bizatugirira umumaro. So kuba wa following iyi page rero nta kosa ririmo, nta gihombo kirimo, nta umva. Yeah. Ndakunda cyane, ngiye ndakwikundira shu, thank you. Please mureke basi kumbaza amakuru y'abandi bantu kubera yuko nago nyazi, nago mbana nabo. Yeah, nago mbana nabo, mureke kumbaza amakuru yabo. So ikintu rero ndi kubabwira, mu following iyi page please mu following, and then tubashe kugira mu minsi iri imbere n'amakuru azanyuzwa kuri iyi page muzayabonera igihe. Ibintu bizaba bikorerwa kuri iyi page muzabimenyera igihe kubera ko bizamfasha, bizagufasha wowe, nibitagufasha bizafasha mushiki wawe cyangwa se mama wawe cyangwa mubyara wawe. Iyi page ni izakorerwa ibintu bizafasha abanyarwanda muri rusange. Yeah. Keza please ndakunda, thank you. Rata give some money. Nta mafaranga mfite. Ariko se ngo wowe urabona umuntu yakoye amafaranga koko. Reka please ndakunda. Okay. Ndabona rero abantu batangiye kugabanuka, maybe ko basubiye mu kazi. Ndabona hasigaye abantu 84. So okay. So nizere rero yuko mwamaze kugenda mwese mugafollowinga iyi page mu gihe kingana n'icyumweru cyonyine. Ndambagejejeho here we spread love. Tell them we spread love for real, only love. Mbega ijwi ryiza, thank you so much. Tita, I love you. Ese we Aisha usigaye uba hehe? Aka kana kanjye narakabuze pe. Sheri wanjye usigaye uba he kweri ko nakubuze. Ese we abacuruza imiti ko batandika noneho. Twebwe twereke ukuntu umeze wana. James neza, I really want to meet you, please. I beg you, uri umuntu mwiza cyane. Thank you so much, Clara. Okay, muri iyi 1 week iri kubura kugira ngo dushyire hanze ibi bintu Mampleno izabiri gukora. So nzashyiraho uburyo nk'abantu 10